utarabona urunyo ruva mu kibuno agira ngo kwibagisha nakantu uko baje bakivumburira bo ubwabo bakoreye ubushakashatsi bakamenya ibibi byabyo n'ibyiza byabyo bagasanga ibyiza nibyo byinshi. Muraturika ko muri buturike hatangira hazamo ikinogo. Nimugenda simbujije mama ye nimwihute nimwirukankane muzajya mugenda ngo mugiye kwibagisha mudutwara abagabo bacu kubera ko muteye neza nimurangiza mupfe mbere tubisubize. Gusa bose siko bitabahira. Siko bose bigenda nabi. Yego. Kimwe mu bisubizo ibi bintu bishobora kuzatanga hari abagore b'abaherwe baba mu miryango ifite amafaranga bagiraga gutya bakanga konsa abana babo kugira ngo amabere yabo atagwa. Urumva bazongera gutinya konsa abana babo mu gihe cyose bazaba bazi ko hari serivisi isigaye ihari y'ubuvuzi yakongera gutuma amabere yabo ahagarara agashinga bagashimisha abagabo babo. Icyo gishoshwe se uri kuvuga ngo kitonse umwana ngo ibere ritagwa. Utekereza ko umuntu wanze kwiyongereza umwana ngo ari gushyigikira ibere rye azemera kujya gutanga ayo mafaranga yo kwibagisha ngo nukujyo yonse umwana? Hari abantu bababyara ukagiye babanyaye. Uri kumva niba uri umubyeyi ukabyara umwana ukumva ko utari bumwonse ngo uri kugira ngo igituza gikomeze gihagarare. Buze icyo mvuga uri gicucu kwako naguzuye mu mutwe igituza cyawe nibyo kurya by'umwana. Uza abagore bari aha hanze bari kwifuza kubona nk'ibere ryabo rihagaze nk'iri rya Jo. Nyine niba babyifuza nibagende barihagarikishe. Ubuse nk'uwo navuze basereje ngo afite isogisi abanya amafaranga ntiyajya kurihagarikisha. Yego ni byiza bisa neza ariko ibintu ushobora guteganyamo ingaruka. Kubirutisha ibyo utateganyamo ingaruka nikosa. Mbaye meze gutya ntago nakicara ngo ntekereze ko nzaturika. Ariko baye ubikoze isaha n'isa birabini kibi cyabyo. Uyu munsi rijoro ubumeze neza mu gitondo ukumva ngo waturitse. Umuntu abora yumva. Uri kumva isazi zigatuma. Rero iyo ukiri kubifiringa wambara ugafiringa rero reka mbahe principe muzajya mugenderaho ni mujya kubikora. Ujye uvuga ngo reka mbikore n'ubundi ndi mu mitsi yanjye yanyuma. Simbikubwiye urishima ukishima imyaka 2 3 5 uwa gatandatu amba ngo turi. Hari abagore bacibwa inyuma kubera ko bamaze kubyara bagatera nabi abagabo babo bakabanga. Bishatse kuvuga ko nibaramuka bagiye kubagisha ibice by'imibiri yabo abagabo babo bazongera bakabakunda nkuko babakunze bakira abakobwa. Uwo mugabo wanshi inyuma ngo nuko nabyibushye kandi umubiri wanjye wagize impinduka kubera kubyara. Nkora siporo biranga hari n'abakora siporo bikanga rwose. Umugabo kujya atekereza icyo kintu agiye kunshi inyuma kuko hari abandi basa neza kundusha kuko hari abateye neza kundusha. Uwo mugabo n'ubundi ntaga batekereza. Twumvikana kandi ni umugabo uzatuma ukora ibituma ubuzima bwawe bugenda nabi. Uwo mugabo ntaga azaba ari umugabo azaba ari urupfu rukugendaho. Ushobora kuguhira kimwe nuko bitaguhira. Hari umushiti wanjye yabikoze ejo bundi yari ari kumbwira ati nshuti yanjye ndarwaye. Tariko kintu ndwaye giteye ubwoba. Twarabanye tubanye imyaka 3 yaramishe ko yibagishije ikibuno. Nzi ngo nugutera neza akirirwa nyushya. Inywa gombo, inywa turmerike, cinnamon, chia seed, sporo. Ndagiye nishwe n'imiti ngo ndi kunywa ngo cinnamon ngo na chia seed. Nere nkawe. Yego. Kandi yarikojeje ngikojeje ku mushyo. Hano yamamagara ati Jesse ati no birakaze tize bite. Ati kibuno ndi kuzaho ibintu by'ibiheri bitutumbye cyaturika akavamo mwobo. Yego. Kandi bimaze kuba nk'ibyobo bine. Biba bimeze murareba facette zo ku kibuno. None two tubari dutubona ari umubiri ahandi hurebamo imbere kibari icyobo. Baby ndirukanse ngezeyo. Nkibibona. Yeba we. Urareba twadusorore twisose tunzunye. Neza neza ubona ari nk'udusorore tune duteretseho ariko two tugaze twaboze. Kibuno. Kukibuno.
ndabona what is this n'ibintu uko biteye ubwoba warwaye iki umeze ute ndabona mbwiza ukuri urwaye iki nabibona nkabona bimeze nk'ibya wa wundi ntabwo urwaye iki ibi bintu ngiye nabyiboneye ku mukobwa yibagishije ibi bintu urwaye ni ibiki umubebe araturika aranyibwira ambwira ukuntu yibagishije ambwira ibintu byose ndamwaye none wanywesha agace ya CD ukanywesha cinnamon turmeric gombo ndenda kuzicwa n'imiti hubwo ibiryo byabuze aho bijya nkakomeza ahubwo nkabyibuhaho kunanuka wowe warigiriye ku mushyosha ubu mbabwiye ukuntu ameze yego ameze ati reka nongere ngwikaze ngushimira cyane we tugenda tubana mu biganiro byinshi bigenda bitambuka umunsi ku munsi hano kuri Ranger Ryan TV yumva kuri microphone nk'ibisanzwe ni Ranger mazina nyakuri ni Uzamwana Christian mwifuriza kugira ibihe byiza aho dukurikiye uherereye hose waba uherereye muri Amerika y'Amajyepfo y'Amajyaruguru muri Aziya muri Europe muri Australia ndetse nabibereye muri Afrika reka twifurize kugira ibihe byiza kandi nimba ubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda muri ibyo bihugu byose uherereyemo rwose komeza ugire ibihe byiza si ibyo gusa kandi munyemerere iki kiganiro dutangire twifuriza cyangwa se dusabira umugisha ku Mana abagikurikiye bose batameze neza waba urwariye mu bitaro waba urwariye mu rugo ni ukuri ko Imana Nyagasani Imana akorohereze uburibwe bwose uri gucamo ubashe gukira ugaruke muri sosiyete uze kubaka sosiyete nziza uze kubaka sosiyete ishingiye kuri values ahubwo turwanye ikibi n'igisa nacyo Jessica ndizera ko umeze neza cyane kabisa uri gusa neza mu gakanzu gasa neza cyane kabisa wateze mu buryo bugezweho nk'abari ba kera ariko mva wateze gutega birakubera uri gusa neza abantu benshi cyane dore niba banazi kuteye neza nabyo noneho uyu munsi twabiberetse hose ni he udacimaka koko ni he udacimaka Jessica waramutse gutereka maze mwifurize igitondo cyiza by'umwihariko mwifuriza kugubwa neza nawe mwifuriza imigisha ku Mana Jessica tubwire uko umeze sasa meze neza umeze neza gatanku kandi niko ndwaye grippe ubuse uyu munsi wagukubita ya minota nuni najyaga nkukubita ya story time sha byarakaze man ibiri yonyine byarakaze ibintu nta mapano n'amasupana harakaze nta mikino igihari sha ntago nishaka gutanga story kubera abantu story zabo mba ndi gutanga barankurikira nubwo mba ntavuze izina ariko umeze neza by the way meze neza nta magripe gusa si ibyo gusa kandi reka ubwo na story time ufite reka nyitemera ahangaha ubanze usubize uyu muntu nukuri kw'Imana ejo ku kiganiro cyiza wakoranye na wa musaza wawe Vanga abantu baragikunze barakishimira ariko ahantu wageze ukagaruka kuri Murungi Sabe abantu bikije bavuga yuko ngo kuri iyi nkuru wabogamye ngo kandi atari ko abantu bari basanzwe bakumenyera babihuza n'inkuru wakoze kuri The Ben uvuga yuko ibyo yakoze bitari bikwiye ariko bakagaragaza yuko kuri Murungi Sabe usa nkaho wabogamye yewe reka mbabwire rero mwitiranyije ibintu hari ibintu nyine mbona nkabona byabaye too much nkagerageza gufasha uw'ibyo bintu biriho kugira ngo adakora ikintu kidakwiye kubera yuko nimba abanyamakuru twese turi kuza tugatera ibuye Sabe tukamushinja tukamucira urwa Pilato umugore warabifata ate uzarebe iyo ugiye kunga abantu ukajya uvuga ntabwo ugenda werekana ko uwo muntu ikosa yakoze rihambaye koko ahubwo ugenda werekana ko ibyo yakoze bibaho kugira ngo n'undi uri gushaka kumwunga nawe agerageze kubyumva byoroshye Sabe ibyo yakoze ndetse ibivugwa ko yabikoze kugeza uyu munsi nge ntago nemera ko ari byo kuko nta kimenyetso gifatika gihari ibyo avugwaho ko yakoze abaye yarabikoze nabivuze muri buri kiganiro cyose nakoze ntago byaba bikwiye abaye yarabikoze nababwiye ko Imana itanga umunyabyaha yanga icyaha Imana yamubabarira kuko Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi ayo niyo magambo nababwiye
kandi nawe agahinduka koko niba yarabikoze. Niba atarabikoze kandi nakomere iki kigeragezo buri muntu wese agicamo cy'amagambo. Ikigeragezo cy'amagambo kiraryana mu gihe none ayo magambo uri kuvugwaho uri inzirakarengane. Sinigeze mvuga ngo ni inzirakarengane, sinigeze nanemeza ko ibyo bamuvuga ko yakoze ari byo, kuko ndi hagati. Nta kuri mfite kw'ibyo barimo baravuga, nta kimenyetso mfite cyerekana ko ibyo bavuga ari ukuri. Kandi nanone tuvuga bibaye ari byo cyangwa bibaye atari byo. Bibaye ari byo, Imana imubabarire kandi nawe yiyemeze guhinduka. Bibaye atari byo, nakomere ni ikigeragezo cy'amagambo. Mwe rero mwumva yuko ndi ku ruhande rwe kuruta uko mwumva n'ibindi mvuga. Ntago nge nabogamye, sinjya mbogama, ahubwo umunyabwenge niwe uzabasha kumva icyo ndi kuvuga. Kuri iyi nkuru ya Sabe, umunyabwenge nasubiramo ibiganiro byose azumva ko hari message nageneraga Sabe. Jessica, ngira ngo wenda aho ngaho wenda urabisobanuye neza cyane gatandukanye kandi ariko unyemerere kabisa tuze kuganira kuri kino kintu. Uretse wenda nacyo reka tuanze tugikure mu nzira. Oya, reka tuze kuri kingiki. Hari uburyo bumwe cyangwa se ubundi abantu basige ibintu mu buryo navuga ko butari bwiza, mu buryo bwa anti-values, kandi mu bigaragara bigasa nkaho abantu bari kubigiramo, bashobora kuba bari kubigiramo uruhare ku giti cyabo, sibyo? Ejo bundi twagiye tubona ibintu byinshi cyane byagiye bicaracara, amavideo ya bamwe yagiye acaracara, sibyo? Aho uyu munsi abantu benshi cyane bafite ubwoba bw'uko reka twumve kano kantu. Ariko aho bigeze leta igomba kugira ikintu bikoraho. Hari ibintu izi mbuga nkoranyambaga zibaho abana bacu, kuko kugeza no munsi ikoranabuhanga umwana wese uri muri primaire ujya kwirangiza abakoresha ikoranabuhanga ashobora gukonsuminga content zishobora kuba ziriho. Ntago dushobora kwemera, sinzi ko leta izemera ku buryo abaturage bayo bayobozwa icyuma mu buryo budashoboka. Ejo babonye ibintu by'umunyakubahwa byiriwe bisirikira. Sinabibonye. Nabari possible. Ariko reka ubwire ijambo rimwe. Noneho hari ikintu kibaba narababwiye nti tuzababona ko ku mugaragaro. Buriya tugiye kuvuga integrity. Ubunyangamugayo. Hari wavuga ngo ariko se ngo na Trump uko babimuvuze akaba perezida. Please. Bakashana no ngo se Clinton we ngo byagenze bite na Lewis. Mu kihe gihugu? Ngira ngo ndamutse ngarukiye ahanga Kenisi ageze, sibyo? Bimaze kugaragara kenshi cyane, sibyo? Yuko muri iyi minsi hari kujya video hanze z'abakomeye, z'aboroheje, z'abazwi, z'abatazwi, zigaragaza ubwambure bwabo. Tukikanga abantu bari kuzohererezanya mu gikari. Yego koko Ribu yabibuje kubipostinga, ariko nubwo yabibuje kubipostinga abantu nibabura kubyoherezanya. Jessica, mu mboni zawe, sibyo? Aba bafata zino video baba bakeka ko wenda zitazajya hanze. Ese abazibafata nibo babahemukira? Ese wemera we ko bayimufata we umutekerezaho iki? Kugeza aho ibintu tugiye kuzajya tubisangamo n'abanyakubaho. Uriya rero buri muntu wese agira amabanga ye. Nta muntu utagira amabanga, sibyo? Nyiri gufata video ashobora kuyifata, yego nibyo, ahubwo ikosa riba muri cya gihe yayihaye nde. Si umuntu yayihaye ni muntu ki? Si umuntu yayihaye we ayimuha azi ko ari umwizerwa, akayimuha azi ko itazajya hanze. So njyewe icyo nakubwira cyo ntago ndi bukomeze kuganira nawe uri muri telefone, waje mu kiganiro uri kumva. Niba nshobora kwifata video, sibyo, nkayohereza umuntu nizeye ko ari umuntu wanjye, uwo muntu akayishyira hanze, uwo muntu aba yangije icyizere cyanjye. Ariko nkurikije ibiri kuba abazifashe mbere
birashoboka ko bazifata bitewe nuko hari abakunzi bashobora gukundana umwe ari kure bafite rero ubwo buryo baranjamo relationship yabo. Ibyo rero si ikibazo kuba yayifata akayimwohereza nk'umuntu yizeye, twese tugira abo twizera sibyo, ahubwo uwo muntu ni uhemuka kuba ashobora gufata ikintu nk'icyo, video nk'iyo ntayirinde ikaba ishobora kujya hanze bimuturutseho, si ikibazo. Ariko natwe bakobwa cyangwa abagabo niba turi kubona ibiri kuba muri iyi minsi, kuki none izo video tutazihorera dukurikije ibyo turi kubona, ntituzihorere. Izafashwe zarafashwe, ariko ubu noneho nyuma ya hari ntituzihorere, tuzihorere kuko abahungu cyangwa abagore bari kuzikoresha, ugasanga ukundanye n'umuntu ashatse kukuzirikira mu rukundo rwe kubera yuko hari ibanga ryawe abitse. Nabivuzeho kenshi, twabivuzeho kenshi, umunsi nta kintu kirenze kindi ndi buvuge kuri ibyo. Abazifataga ntibazihorere kuko ubu nta mwizerwa ugihari. yego. Jessica, ngira ngo nyemera twitse kuri kino kintu sasa rero. Tumaze iminsi twumva umukobwa wacu Marina uherereye mu gihugu cya Nigeria. Marina bamwe bati arwaye malaria, abandi bati ashobora kuba yaragiye gukoresha surgery bikagenda nabi. Ibyo nibyo abantu bose bari kugenda bavuga. Tukabihuza n'ifoto y'umuntu wo bita Miss Mutesi Jolly iherutse gutrendinga rwose, amabere ahagase, abantu bakumirwa bakavuga uti noneho ayo bari kuyakorera he. Cyo ni icyambere. Abandi bakagaruka ngo zimwe muri izo serivisi zitangirwamo zo gubaga ibice by'umubiri kugira ngo iteruka abantu bifuza mu Rwanda zamaze kuhagera. Ari kumva sasa aho urajya kubagisha iki? Ninshaka nzatere nk'ingunguru, ninshaka nzatere nk'icupa ricuritse, ninshaka nzatere nk'umufuka wa karoti upakiye, sinzigera kandi I promise. Ntago nzigera. Utarabona urunyo ruva mu kibuno agira ngo kwibagisha nakantu uko baje bakivumburira bo ubwabo bakoreye ubushakashatsi bakamenya ibibi byabyo n'ibyiza byabyo bagasanga ibyiza nibyo byinshi. Muraturika ko muri buturike hatangira hazamo ikinogo. Uzatinye ikintu hazamo ikintu akantu kakabyimba gusa. Aho kugira gaturike kameneke byarangiza kigaturika gahitazamo umwobo. Zabashiki bacu Ni mugenda simbujije mama ye, ni mwihute ni mwirukankane, muzajya mugenda ngo mugiye kwibagisha mudutwara abagabo bacu kubera ko muteye neza, ni murangiza mupfe mbere tubisubize. Aha ndahanga bagiye kubagisha. Gusa bose siko bitabahira. Yego. Siko bose bigenda nabi. Yego. None se Jessica sibyo? Byose bihira abafite ifaranga nkuko byose bihira abakunda Imana. None se Jessica sibyo? Ikibazo ahangaha ikintu nshaka ko tuganiraho sibyo? No kuvuga ngo ahangaha kimwe mu bisubizo ibi bintu bishobora kuzatanga, hari abagore b'abaherwe baba mu miryango ifite amafaranga bagiraga gutya bakanga konsa abana babo kugira ngo amabere yabo atagwa. Urumva bazongera gutinya konsa abana babo mu gihe cyose bazaba bazi ko hari serivisi isigaye ihari y'ubuvuzi yakongera gutuma amabere yabo ahagarara agashinga bagashimisha abagabo babo. Icyo gishoshwe se uri kuvuga ngo kitonse umwana ngo ibere ritagwa, utekereza ko umuntu wanze kwiyongereza umwana ngo ari gushyigikira ibere rye azemera kujya gutanga ayo mafaranga yo kwibagisha ngo nukugiye yonse umwana? Yego, biragoye. Kuko afite amafaranga yabyangaga kugira ngo ritagwa. Biragoye. Abagore badakunda abana ntabwo umwanya bawubona. Hari abantu bababyara ukagiye babanyaye. Uri kumva? Niba uri umubyeyi ukabyara umwana ukumva ko utari bumwonse ngo uri kugira ngo igituza gikomeze gihagarare. Buze cyo mvuga. Uri gicucu. Kwako naguzuye mu mutwe igituza cyawe n'ibyo kurya by'umwana. None uri kumwima ibyo kurya yaremewe. Nyuma y'umwana n'umugabo bakeneye kwishima. Maze abahungu bakura bajya gusambana ngo bari konka amabere y'abakobwa buri munsi nuko abayabanye naba batarayabonye.
ntukavuge nabi. Gusa umwana yaba atarabonye ibere rya nyina akonka bake akuze akuramo eshekere akabonka bose noneho akaba nk'amasogisi. uza abagore bari aha hanze bari kwifuza kubona nk'ibere ryabo rihagaze nk'irya Jo. Nyine niba babyifuza nibagende barihagarikishe. Ubu se nk'uwo navuze basereje ngo afite isogisi abanye amafaranga ntiyajya kurihagarikisha. Yego ni byiza bisa neza ariko ibintu ushobora guteganyamo ingaruka. Yego. Kubirutisha ibyo utateganyamo ingaruka nikosa. Mbaye meze gutya ntabwo nakicara ngo ntekereze ko nzaturika. Ariko baye ubikoze isaha n'isaha biriya bintu ikibi cyabyo. Uyu munsi rijoro uba umeze neza. Mu gitondo ukumva ngo waturitse. Uraturika. Uturikishwa ni wabyihuriye. Siko nabonye uriya mukobwa inyo zari ziri kuva mu kibuno nkiro. Umuntu abora yumva. Uri kumva? Isazi zigatuma. Rero iyo ukiri kubifiringa wambara ugafiringa. Rero reka mbahe principe muzajya mugenderaho nimujya kubikora. Ujye uvuga ngo reka mbikore n'ubundi ndi mu mitsi yanjye yanyuma. Ya? Simbikubwiye. Urishima. Ukishima. Imyaka 2, 3, 5. Uwa 6. Amba ngo turi urunyo rugatoga. Ugatoga umugani w'umuntu uzi. Mubikore ariko mubizi ko harimo riske. Bishobora kuguhira kimwe nuko bitaguhira. Hari umushiti wanjye yabikoze. Ejo bundi yari ari kumbwira ati nshuti yanjye ndarwaye. Yego. Tariko. Kintu ndwaye giteye ubwoba. Twarabanye tubanye imyaka 3 yaramishe ko yibagishije ikibuno. Nzi ngo nugutera neza akirirwa nyushya. Inywa gombo, inywa turmerike, cinnamoni, chia seed, sporo. Ndagenishwe n'imiti ngo ndi kunywa ngo cinnamoni ngo na chia seed. Nere nkawe. Yego. Kandi yarikojeje ngikojeje ku mushyo. Yego. Hana yamamagara ati Jesse ti noneho birakase tize bite. Ati kibuno ndi kuza ibintu by'ibiheri bitutumbye cyaturika akavamo mwobo. Yego. Kandi bimaze kuba nk'ibyobo bine. Biba bimeze murareba fosete zo ku kibuno. None two tubari dutubona ari umubiri ahandi hurebamo imbere kibari icyobo. Baby ndirukanse ngezeyo. Nkibibona. Yeba we. Urareba twadusorore twisose tunzunye. Neza ubona ari nk'udusorore tune duteretseho ariko two tugaze twaboze. Kibuno. Kukibuno. Ndanga what is this? Nuko biteye ubwoba warwaye iki? Umeze ute ndamubwiza ukuri urwaye iki? Nabibona nkabona bimeze nk'ibya wa wundi. Ndanga urwaye iki ibi bintu ngiye nabyiboneye ku mukobwa yibagishije. Ibi bintu urwaye ni biki bebe araturika aranyibwira ambwira ukuntu yibagishije ambwira ibintu byose. Ndamwaye none wanywesha gace ya CD ukanywesha cinnamoni, turmerike, gombo ndenda kuzicwa n'imiti hubwo ibiryo byabuze aho bijya nkakomeza ahubwo nkabyibuhaho kunanuka. Wowe warigiriye ku mushyosha. Ubu mbabwiye ukuntu ameze. Yego. Ameze ati. Aryamayo bitsinda. Bijye no kuzatunguka muri pipi. Ego mana. Bagiye kuzamera mu bindi. Kandi ahubwo amurusha. Iyo video yo ntagiteye ubwo bubonye iyo ngiyo wabona ari film y'ikikango. Jessica reka. Naho ugeze abanuka. Wagira ngo umwanda batungutse muri ibyo bituriki. Abantu. Jessica reka nkubaze gatoya sibyo ibingibi ngenda cyari kukubwira ibisubizo bishobora gutanga nanone wowe mbwire reka ushobora kubona abagabo bari mwaragumiwe icyo ni igisubizo sibyo mushobora ariko abo bagabo nta burambe mufitanye nibitaguhira uzapfa vuba reka nkubwire bishobora gutanga ibyo bisubizo koko yego nibyo nkuko bivuga ariko ibisubizo bitarambye ibisubizo by'akanya gato pe niba witereye nabi ukabubona umubyibuho waranze senga ukore siporo regime sina ngombwa singiye kukubwa ngo fata regime se nibiki kora siporo ibiryo wariye ubikoreshe umenye neza ko winjije kalori nyeya kuruta
izo wasohoye. Kumvikana umenye ko wariye ibiryo niba babiri ukabikoresha, ureke kwicara kora udusiporo turaho, si ngombwa ngo wihanyagure. Ikintu cya mbere ni ukwiyakira nshuti yanjye. Iyo utiyakiriye ukora ibidakorwa, ugiye kwibagisha ngo ugiye kugira iki, biba bisa neza pe. Amafoto yo mu bihe byawe bya nyuma bari meza, niyo bayabonye baravuga ngo uyu mukobwa ari mwiza, ariko biragayitse kumva uzize kwibagisha kubera kutanyurwa. Aha, Jessica, reka nze nkubwire, ubundi ibi bintu njyewe by'umwihariko ubona ari abagore n'abakobwa ari bande bagakwiye gukoresha za sajari. Tegereza ikibazo cyane kirangira, kubera ko hari abagore bacibwa inyuma kubera ko bamaze kubyara bagatera nabi abagabo babo bakabanga. Bishatse kuvuga ko nibaramuka bagiye kubagisha ibice by'imibiri yabo, abagabo babo bazongera bakabakunda nk'uko babakunze bakiri abakobwa. Uwo mugabo wanca inyuma ngo nuko nabyibushye, kandi umubiri wanjye wagize impinduka kubera kubyara. Nkora siporo biranga, hari n'abakora siporo bikanga rwose. Ndakomeza mba deforme kubera yuko yamenye nteye neza, ariko kubera umuryango najemo no kubyara n'iki byabaye ngombwa ko mpinduka. Umugabo kujya atekereza icyo kintu agiye kunca inyuma kuko hari abandi basa neza kundusha, kuko hari abateye neza kundusha. Uwo mugabo n'ubundi ntago abatekereza. Tukumvikana? Kandi ni umugabo uzatuma ukora ibituma ubuzima bwawe bugenda nabi. Uwo mugabo ntago azaba ari umugabo, azaba ari urupfu rukugendaho. Umugabo wawe nakwangira ko wabaye deforme kandi waragerageje bikanga, kugeza hazagutoteresha ko uteye nabi ukumva ushatse kwibagisha, uwo mugabo ntago ari umugabo. Ntago uwo nguwo azaba ari uwo mwaje gushakana ubuzima, azaba ari uwo kuba yaraje ngo akwambura ubuzima. Kuko nujya kwibagisha nyuma y'iminsi mike ukaburwaye amakansa, ukaburwaye ibiki, ukitaba Imana, abana bawe bakaba imfubyi, ngo wagiye kwikorera umwana ufite nyina ngo kugira ngo anyurwe. Komeza witerera ukoma, ukore siporo, wirinde ibirwara biterwa n'umubyibuho, ukore udusiporo, ukore imiti ishobora gutuma imyanda isohoka mu mubiri, biringaniza amavuta n'isukari bikabishyira ku murongo. Ibyo ngibyo nibyo ukeneye nushaka ubyibuha uturike, ariko ufite ubuzima buzira umuze. Umugabo nakwangira icyo uzamureka ajye kureba abo bakobwa, nta kibazo, azagaruka gusange kandi ufite ubuzima bwa nyabwo. Nabikora gutyo akakubabaza, aho kujya ujye kwibagisha ejo upfe abana bawe babe imfubyi, uzamureke ubereho abana bawe. Ntago umwana wawe azakwanga ngo kubyibushye. Basi Mbere yuko ushimisha umuntu, banza wowe ubwawe umenye ko wishimye. Mbere yuko ukorera ikintu umuntu, banza umenye neza ko uwo muntu nukimukorera ikintu umukoreye kizamara igihe kingana iki. Ese icyo kintu nta ngaruka kizakugiraho wowe kugira ngo ushimishe umuntu wewe wiyambura ibyishimo? Urukundo ntago nemera ko rubaho. Jessica, wumva zino service ubundi abantu bajyaga bagorwa no kujya kuzisanga muri Nigeria, biturutse yuko wenda hazamo amatike y'indege, kuba wenda hari zimwe zishobora kuba zatangiye kugera mu Rwanda. Wumva noneho iyi sensibilisation ya za slay queens zigenda zikabikora, abana b'abakobwa bakabona bameze neza cyane, wumva bishobora kuza guteza ikihe kibazo ku bari kazi, ku banyarwanda kazi bakiri batoya? Nta mugabo uzakwangira kuguha amafaranga kujya gukoresha ibyo bintu pe, bazayabaha, ariko mumenye neza ko uwo mugabo uzaguha ayo mafaranga ntakugira inama, nta rukundo azaba agufitiye, sibyo? Kuba bije mu Rwanda urumva bigiye kwiyongera, abanyarwandakazi bagiye kujya babikora kenshi. Niyo mpamvu rero hagomba kubaho kubaganira, babizi, bazi ingaruka zabyo, bazi n'icyiza cyabyo, kandi mu bimenye. Yego ntago ariko byangira bose, hari abo bikundira, hari nabo byangira. Ikigoye ni ukumenya ngo nge byankundira, namenya gute ko byankundira cyangwa bikanyangira. Rero ni wumva witeguye ingaruka zo guturika, ukitegura kubana n'urunyo mu mabuno yawe, ukitegura kubana n'udusimba aho wabazwe, uteganye icyiza n'ikibi, wigenda wizeye ibibi gusa cyangwa ibyiza gusa. Kushobora kwizera ibyiza ibibi byaza ukagwa kawo, wakizera ibibi byiza byaza ukavuga ati babana barabeshyaga. Ibintu byose birashoboka, ahubwo genda witeguye ingaruka.